atwaye umugenzi iyo tonge muturuka inyuma ikubita umugenzi wa ngombwa akahita apfa, ariko hataye ubuzima bikabije cyane. Ubwonko ntabwo tububonye, buratakaye buranyabagira mu muhanda, ariko umugenzi ahise ahasiga ubuzima. Impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu babiri. Iyi mpanuka ipfiriyemo umuntu umwe. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge, munsi y'isoko rya Nyarugenge, hepfo ya Downtown. Imodoka iri mu bwoko bwa Yutongo yavaga Nyamirambo yerekeza Nyabugogo ije kugongana n'imodoka iri mu bwoko bwa Kwasiteri yavaga Downtown yerekera Nyabugogo, biza kugonganira hano mu mahuriro bimanuka byose bijya Nyabugogo. Iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka ya Yutongo. Iyi Yutongo yari itwawe n'umugore. Uyu mugore asobanura uko impanuka yagenze. Yaje yirukanka, iyi modoka nayo irimo iramanuka birangira ayigonze. Iyi modoka iri mu bwoko bwa Kwasiteri birangira ayigonze, kubera ko ngo iyo umuntu aturuka mu muhanda mutonya yinjira mu muhanda munini abanza guhagarara. Uyu bivuze ngo uyu mushoferi utwaye imodoka ya Kwasiteri yari kubanza guhagarara, iyi Yutongo ikabanza igatambuka. Iyi Yutongo mu gihe ari mu mvuduko usanga wa 60 yaje guhura ni Kwasiteri yaje yikubita mu muhanda, afata feri biranga, birangira iyi Kwasiteri ayikubitanye, hapfamo umuntu umwe, abandi babiri barakomereka bihagije, abandi babiri ntago bigize bakomereka cyane. Ako kanya imbangukiragutabara yo ku bitaro bya Muhima yahise yamagarwa byihutirwa cyane kugira ngo ize icungure abantu bakomerekeye mwino mpanuka bataza kuhaburira ubuzima. Imbangukiragutabara isiza yirukanka byihuse cyane mu matserese mu minota isaga 25. Iyi mbangukiragutabara yari imaze kuhagera. Mu kuhagera itangira kuvura abakomerekeye mwino mpanuka, ndetse uwapfuye hahise hamagarwa imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Isiza yirukanka ihita itwara uyu nguyu wapfuye imujyana ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo akorerwe isuzumwa. Abakomeretse bahise bajyanwa ku bitaro bya Muhima, bahita babahereza transferi yihutirwa, bahita bashyira ku bitaro bya Nyarugenge hano i Nyamirambo kuryanyuma. Niho bahise bajyanwa kuvuzwa kubera ko bari bakomeretse bihagije cyane. Abakomeretse bidakabije bagumye ku bitaro bya Muhima, ndetse kugeza amagingo aya ngaya uyu mushoferi utwaye imodoka ya Yutongo yari umugore. Bamwe mu baturage babonye impanuka bavuga yuko n'ubundi abagore n'ubundi basanzwe bagira ubwoba iyo batwaye imodoka. Bavuga yuko kenshi zino Yutongo zikora mu mujyi wa Kigali bazihaye abagore aribo bazitwara, kandi ngo abagore bakunze kugira ubwoba mu muhanda. Ngiyo bagiye kugonga ngo barabanza bagasakuza ngo bikarangira bagonze. Ngiyo aza kuba ari umugabo bityo akaba yagwanye nayo agafata feri nagonge iyi modoka iri mu bwoko bwa Kwasiteri yari ijyanye abantu Nyabugogo ivuye hano Downtown, hano muri gare ya Downtown. Ni modoka yari ivuye muri gare ya Nyamirambo, hari Nyamirambo kuryanyuma hari gare za Yutongo, nayo rero yari ivuye muri gare ijyanye abantu Nyabugogo. Urumva ko bose bagendaga mu cyerekezo kimwe. Birangira rero imodoka mu bwoko bwa Kwasiteri yinjiye mu muhanda nabi, birangira bayigonze. Abaturage bavuga ko bano bagore batwara imodoka baba bafite ubwoba, bityo bajye babanza bakabashyira ahantu bakabaganiriza, bakabigisha uburyo ki ibinyabiziga bitwabwa mu muhanda. Ese koko nibyo abagore batwaye imodoka buri gihe baba bafite ubwoba? Ikibazo cya mbere kiragira giti umugore nta kazi na kamwe atakora umugabo yakora. Gutwara imodoka k'umugore nuko aba ari we wabihisemo. Buriya niba umuntu yarashatse agategura imwe agashaka kategori ya kabiri, bivuze ngo abazobereye mu gutwara ikinyabiziga. Bityo umuntu wese yatwara ikinyabiziga. Ni ku ruhande rw'abaturage, buri muntu wese yatwara ikinyabiziga, ariko ku rwego rw'abagore ntago abagore ngo bagira imitima ikomeye iyo bari mu muhanda. Bityo rero ngashobora no kukugonga uri hariya ngo akaza sakuza ngo ndamugonze ngo bikarangira akugonze. Ese koko nibyo ko umugore yarashakishije amafaranga akabona kategori, yarangiza akabona akazi k'ubushoferi, yagonga nk'impanuka zisanzwe, abaturage bakahita bavuga yuko ngo n'ubundi abagore basanzwe bagira ubwoba mu muhanda? Ibyo nibyo. Bamwe mu baturage basobanura yuko n'ubundi abagore n'ubundi ngo akazi k'ubushoferi ntago ari akabo. Bityo rero iyi mpanuka yaturutse ku burangare bwe, dore ko traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda n'ubundi yasanze uwo mugore ari we uri mu makosa. Yisobanura yuko yafashe feri bikanga, kandi Yutongo ngo yari ifite feri. Bityo rero iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'uwo mushoferi utwaye imodoka ya Yutongo, kubera ko niwe wagonze. Yari kubona imodoka ya Kwasiteri iri kumanuka yinjira mu muhanda agafata feri agahagarara. Bityo rero bivuze ko yarari mu muvuduko mwinshi cyane, ariyo mpamvu atigeze ahagarara. Bityo rero bamwatse perime ye akazajya kudekarara asirasi kugira ngo izavuze bano bakomeretse. Uwitabye Imana we yahise ajyanwa
ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo akorerwe isuzumwa. Bivuze ngo n'uwo mugore nawe agiye gufungwa iminsi itari mike kubera ko yagonze umuntu akitaba Imana, atange n'ihazabu ry'amafaranga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Baramufunga iminsi mike barangiza bamurekure atange na miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ngo impanuka yahuye nayo ni akasamutwe. Uyu mugore yari afite ubwoba, arimo aratitira cyane, avuga rutava mu kanwa. Nyine wabonaga yuko afite ubwoba. Niyo mpamvu abaturage bari hano bavuze yuko ngo abagore buri gihe iyo bagonze bakunze kugira ubwoba bagatitira, bityo rero n'ubundi nta mugore ukwiye gutwara bino bimodoka bya Yutongo. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda yasabye abaturage kugabanya amagambo bari kubwira itangazamakuru, bakareka gukomeza bavuga yuko uyu mugore atarakwiye gutwara koko afite perime, uruhushya rumwemerera gutwara zino modoka. Bityo rero ni impanuka nk'izindi, n'umugabo yakora impanuka nk'iyi ngiyi. Nguko rero nuko byagenze, nuko iyi mpanuka yagenze. Gusa umushoferi wari utwaye imodoka kwa Esteri we nta kintu yigeze avugana n'itangazamakuru, ahubwo abonaga yuko we byamucanze byamushobeye kugongwa n'umugore. Yavuze ati ni ukuri kw'Imana nibwo bwa mbere ngonzwe n'umugore, noneho ufite ubwoba gutya urimo uratitimira, nta kintu naba mvugana nawe, imodoka yanjye yangiritse, abagenzi bari barimo nta kintu babaye, ndashima Imana yo mu ijuru. Bityo rero nta mpamvu yuko nakopeninga ibintu n'abantu barapfa. Nubwo hasize ubuzima ni umunyamaguru wambukaga bagonze. Bivuze ngo gushwanyagurika kw'ibirahure nibyo byatumye abari mu modoka mo imbere bakomereka. Urumva yuko rero ni inkuru ibabaje, ni inkuru yashenguye imitima ya benshi. Ni hano imbere ya gereza, ahahoze gereza ya Nyarugenge, nimba muhazi, hano umanuka Dani Town, ngira ngo abenshi murahazi, niho iyi mpanuka yabereye. Nyaboneka imodoka yavaga Nyamirambo yerekeza Nyabugogo itwaye abantu. Nuko nguko byagenze, iyi mpanuka nuko nguko yagenze. Nimba ariko bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Nimba ariko bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kandi ikindi wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho niyo tubikesha. Ariko nongeye kubifuriza umunsi mwiza, mugire uwa gatatu mwiza. Imana ibarinde kandi Imana ibahereza amafaranga aho mugiye kwaka akazi, Imana ibahereza akazi aho mugiye gukora, Imana ibashoboje mubone amafaranga. Hari igihe umuntu abyuka mu gitondo agiye gushaka amafaranga, Nyaboneka akagera saa 8 atarakora ku giceri yihebye, ariko Imana saa 9 ikahita imuhereza akazi, akahita akorera amafaranga menshi kurenza umuntu wagiye mu gitondo. Bityo rero nukwihebe ahantu uba uri, ahubwo wajye usenga Imana, uvuga ati Imana gitari gikomeye koko biragenda gute ko uno munsi nahebye ndarya gute? Imana nimba wafashe intambwe yawe ugatera intambwe ukajya gushaka akazi, Imana izakora uko ishoboye kose nayo iguhereza akazi. Bityo rero impamvu nkunda kubabwira ku bintu bijyanye n'Imana, Imana niyo iduha imbaraga, Imana niyo iduhereza ibyo gukora, kuko utaramutse neza nta kintu wakora na kimwe. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahereza ubuzima buzira umuze. Nitwaga Kidasamura, urw'inkorwa tubakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane.